uziburiya nk'impamvu urukundo abantu barurepresenta n'umutima. Urukundo ntiruva mu mutima, umutima utera amaraso, ariko kubera izo chemicals zije, iyo zije cyangwa izo hormones iyo zije mu mutima, umutima uratera cyane. Nuko igize ubwoba umutima utera, urimo uraregulatinga ayo maraso bikuye n'izo chemicals. Abantu rero barabyumvaga bavuga ngo iyo umuntu wamukunze ngo umutima urateye, ni chemicals baba barimo barabona. Ari n'ibintu bajya bita butterflies sinzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita, ariko ni kwa kundi ubona umuntu kumva mu nda hameze nkaho akuriye cyangwa kumva imbeho. Hari chemicals zitwa za PA, izo zose zirazwi scientifically, nyine birazwi, ibyo ngibyo turabizi ibiba mu mubiri w'umuntu iyo yakunze umuntu birazwi. Ibyo rero bigeraho bigashira. Iyo ibyo bishize mugeze muri power struggle, ikintu gituma uko guhangana mukure nuko muba mwiyemeje kujya ahantu hamwe, mwiyemeje kuvuga ngo ibidutandukanya ntibingana n'ibiduhuza. Ariho abantu bashobora gutangira kuvuga ngo niki kintu duhuriyeho twembi. Ikiyo mumaze kukigeraho nibwo mwinjira muri faze ya gatatu yitwa intentional love. Noneho atari rwa rukundo rwa crush cyangwa rwo kumva ibintu byiruka mu mubiri wawe, ahubwo ari urukundo wahisemo. Urwo rukundo nirwo rubabarira byose, nirwo rwihanganira byose, ni rwa rundi umuntu arwara ukamwihanganira ukamuvuza, umuntu agacika ukuguru mukagumana. Crush ntabwo ibyo ngibyo yabikora.